rimwe mu magambo amaze imyaka myinshi akoreshwa n'ikiremwa muntu kandi rifite igisobanuro gihora ari gishya k'uryumvise ni ijambo ndagukunda. Ijambo rigizwe n'inyuguti 10 nyamara ibyiyumviro rizamura bitewe n'urikubwiye bikaba bishobora kurenga 10. Ibi byiyumviro bikitwa urukundo. Urukundo rushobora kuba hagati y'abantu bake cyangwa benshi, nyamara urwo benshi bavuga cyane akaba ari uruba hagati y'abantu babiri badahuje igitsina, ni ukuvuga umuhungu n'umukobwa cyangwa umugabo n'umugore. Kumva ko umuhungu yakunze umukobwa nawe akamukunda ni inkuru isanzwe ndetse twumva kenshi. Barakundana, bahirwa n'urukundo, bagashyingiranwa, bakabana nk'umugabo n'umugore. Mu minsi yabo yose buri umwe yihatira kwereka mugenzi we ko amukunda, nyamara iyo bigeze ku itariki ya 14 z'ukwa kabiri buri mwaka ibintu bihindura isura. Nuko umwe akabwira undi ati Saint Valentin nziza, impano z'urukundo zigatangwa ku bwinshi, abakundana bagasohokana reka sinakubwira, mbese ukabona ko ari umunsi udasanzwe hagati y'abakundana. Byagenze bite witariki iri hagati mu kwezi kwa kabiri isigirizwe maze habe igisobanuro cya Saint Valentin, umunsi w'abakundana? Saint Valentin we ni muntu ki? Ngibi ibyo tugiye kuganiraho twifashishije inyandiko zikomatanyije z'amateka dusanga kuri murandasi, by'umwihariko inyandiko iri ku rubuga NPR ifite umutwe ugira uti The Dark Origins of Valentine's Day, amateka y'umukara yishimiwe umunsi wa Valentin. Bahaye ikaze mumenya uyu munsi, ikiganiro twungukira mu bumenyi bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukumva icyo abahanga n'abanditsi batandukanye bivugaho, tukabigira n'uko usanga tubizi, bityo twunguka ubumenyi bushya ariko natwe tukagera aho duhagarara. Iyo tugiye kubana ndi Ibel Biramahira, ikaze. Inkuru y'ibi byose ihera mu kinyejana cya 3 nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo wari umwami w'abami w'ubwami bw'Uburomani Claudius wa kabiri yacaga iteka ko bujije abasore bakiri bato gushaka abagore. Ibi yarabitewe n'uko ubwami bw'Abaromani bwahoraga mu ntambara z'urudaca zasabaga abasirikare barwana bitanga batizigama intsinzi igumari ya Roma. Mu kubuza abasore bakiri bato gushaka, Claudius wa kabiri yari yizeye ko biratuma umubare w'abitabira igisirikare wiyongera, kandi ntiba ari umubare gusa ahubwo nabo bakaba bakwiriye, nta birantega, nta mugore, nta muryango. Ibi byarubahirijwe, nyamara umwe mu bapadiri witwaga Valentin yarabisuzuguye kuko yizeraga ko bidakwiye ko umuntu yakuraho cyangwa se yabangamira gukundana no gushyingiranwa. Valentin yajyaga afata umugabo n'umugore akajya kubasezeranyira rwihishwa, nyamara ibi ntibyamuhiriye kuko umwami w'abami Claudius wa kabiri yaje kubimenya akamufata akamufunga. Nyamara ariko ntiyashinjwe cyane no gufungwa kuko hari n'inkuru ivuga ko igihe yari afunze ikije umukobwa w'umusirikare Astilias wari umurinze, wari ufite ubumuga bwo kutabona, amuramburiyeho ibiganza akamusengera, ubundi yamara gukira akamwandikira urwandiko ati ni Valentin wawe. Mu gihe Valentin yari afunze kandi umwami w'abami Claudius wa kabiri yagerageje kumwumvisha ko akwiriye guhindura imyizerere ye akareka ibya gikristo akizera imana z'Abaromani. Ariko Valentin ntiyabikozwaga, ndetse n'ibyaje no kurangira neza ko tariki 14 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 139 nyuma y'ivuka rya Kristo, umwami w'abami Claudius wa kabiri yategetse ko bamuca umutwe babanje kumusohora hanze y'umujyi wa Roma. Icyo gihe icyari igihano cyabaga bigometse ku butegetsi bwa Roma. Amaze gupfa, Claudius wa kabiri yavuze ko ari umwe mu bahowe kwemera kwabo, nuko bamwe mu bari abayoboke be baza kumushyingura. Mu mwaka wa 196 nyuma y'ivuka rya Kristo, Valentin wari umaze imyaka irenga 200 yishwe azira ukwemera kwe, yakizwe mu rwego rw'abatagatifu na Papa Gelasius wa mbere, ndetse yemeza ko itariki ya 14 z'ukwa kabiri iba itariki yo kumwibuka. Uretse ariko kuba byari bizwi ko Valentin yazize kwamagana itegeko ry'umwami yamuzaga gusezeranya abasore bato kugira ngo bajye mu gisirikare nta kibaziga, Papa Gelasius wa mbere ntiyaretse kuvuga ko Valentin yari azwiho bike, byinshi kuri we bikaba byari bizwi n'Imana. Ese kuba Valentin yarishwe tariki ya 14 z'ukwa kabiri azira gukomera ku rukundo rw'abasore n'inkumi no kubasezeranya, birahagije ngo uyu munsi ugire imbaraga zo kwibukwa? Yego, ariko hari n'indi mpamvu. Lupercalia. Izina Lupercalia rizwi mu mateka n'imigenzo y'Abaromani, bisobanura umunsi bizihizagaho urukundo n'uburumbuke. Habaga ari tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Nubwo ariko intego nyamukuru yabaga ari ukwizihiza urukundo n'uburumbuke, nyinshi mu migenzo yakoreshwaga yari ya gipagani, ko yari ishamikiye ku mana z'Abaromani icyo gihe.
imwe muri iyi yabaga irimo gusaba abagore kwambara ubusa ubundi bakiruka mu mihanda abagabo babakubita. Ibintu byizerwaga ko bibongerera uburumbuke ndetse bakabasha gusama byoroshye. Ibi abagore barabyishimiraga kuko nabo ariko babyizeraga. Kuri uyu munsi kandi habaga n'umugenzo wo kurema amakupure y'abakundana, aho abantu bashyiraga amazina yabo hamwe mu ijage avanze ku dupapuro, ubundi bakagenda basoma tubiri tubiri. Umusore uhuye n'umukobwa bagahabwa umwanya bari kumwe mu gihe cy'iyo migenzo. Bivuga ko kenshi ibi byavagamo urukundo ndetse no gushyingiranwa. Nuko ibi byose byakorwaga mu izina ry'uburumbuke n'urukundo, ariko uko ubukristo bwagendaga bukwira muri Roma, abakristo batangiye kubona ko atari ibya gikristo ndetse ko bidakwiye. Nuko mu mwaka wa 496 nyuma y'ivuka rya Kristo, Papa Gelasius akuraho uyu munsi wa Lupercalia, aho usimuzi wo kwizihizaho Saint Valentin waremejwe n'ubundi tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ibi bituma kwizihiza ibijyanye n'urukundo byakorwaga ku munsi wa Lupercalia bifata isura ya gikristo nyuma yo gusimburwa n'umunsi wa Saint Valentin. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu, aya mateka ya Saint Valentin asobanuye byose ku myitwarire abantu bakurikiza iyo bizihiza uyu munsi. Icya mbere, kwambara imyenda ifite amabara y'umutuku n'umukara. Amabara y'umutuku n'umukara yiganza mu myambaro ya benshi kuri uyu munsi afite igisobanuro cyihariye. Umutuku nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ishyaka, neza neza nk'uko Saint Valentin yabigenje, Sezaranye babyifuzaga kandi byari byarabujijwe. Umukara wo uhagarariye akababaro kajyana na Valentin wishwe azira urukundo n'umubano by'abakundanaga yashyigikiraga. Icya kabiri, kugaragarizanya urukundo hagati y'abakundana binyuze mu kwitanaho bahana impano n'inyandiko z'urukundo. Ubwo Valentin yari ari muri gereza, yakijije umukobwa w'umusirikare wamurindaga amuramburiye ibiganza akamusengera. Ibi bifatwa nk'impano y'urukundo. Mu ijoro rya mbere y'uko Valentin yishwe kandi yandikiye umukobwa urwandiko rwari rwanditseho ngo kuva kuri Valentin wawe. Ibi nabyo byaje kubyara inyandiko zitandukanye z'urukundo zandikwa ku munsi wa Saint Valentin. Kimwe n'utundi dushya mu rukundo abakundana bashobora gukorerana ku munsi wa Saint Valentin, byose biba bifite aho bihuriye n'amateka y'urukundo n'ubwitange bya Saint Valentin ubwe. Bakunzamiye n'ibi twabanye, nimunyemerere dusoreze aha agace k'uyu munsi tuganiriye ku nkomoko yo kwizihiza umunsi wa Saint Valentin ndetse n'isobanuro cyawo. Bizera ko ari kimwe mu munsi gishya cyangwa se byose tuganiriyeho bikaba byahuzwaga nuko nawe musanzwe mubizi. Bashimiye ko twabanye. Umunsi mwiza kuri mwese, mudahema kudushyigikira. Naho ubutaha mu bindi biganiro byacu.